Reka natwe tunyuze amaso muri izi breaking news. Amakuru aturuka rero mu karere ka Gatsibo ku bitaro bikuru by'ako karere aravuga yuko bana babiri b'impanga babyawe n'inka bari bamaze igihe baba muri ibyo bitaro bafashirizwamo bamaze kwitaba Imana. Ese yano makuru koko niyo ko nabonye yagiye agarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hano ngaha mu Rwanda nk'ikinyamakuru Iwacu News ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye. Yano makuru rero niyo tugiye kunyuzamo amaso tukayasesengura neza. Turaza guhamagara ndetse n'umuyobozi w'ibyo bitaro bari barwariyemo muri ako karere ka Gatsibo tumubaze ese yano makuru ko nabonye yagiye agarukaho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Turaganira n'uwo muganga wababaga hafi umunsi ku wundi tumubaze yano makuru niba ariyo. Urasabwa rero kuza gukurikira ino video yose nawe ukamenya izi breaking news. Ubundi bano bana baravutse batangaza abantu benshi bagiye batandukanye ndetse no nkuru yabo yivuka ryabo igenda igarukwaho n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye bya hano ngaha mu Rwanda. Abantu benshi bavuga ati turi mu minsi ya nyuma isi yarangiye, abandi bavuga ati niba abanyamakuru bo mu Rwanda baba bari kutubeshya kabisa, ibintu biragenda biradogera birakomera bigera kure. Ariko yano makuru ni amakuru yari niyo kose ariyo rwose. Aya makuru yagiye agarukwaho n'ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye, yano makuru ariyo. Ariko ikintu abantu benshi ntago babyemeraga kuko ntago biyumvishaga kuntu intanga z'umuntu zahura n'intanga z'inka bityo bakabyara umwana. Abana rero baravutse nta kibazo bafite, bitabwaho n'abaganga bajyanwa no ku bitaro ndetse abantu bafashe abo bana ku ngufu baza kubafunga, barabafunga babaha igihano kuko bari bakoze amakosa. Ubwo n'umuntu wari wayifashe ku ngufu ndetse ikimara no kubyara bavuga yuko bahise bayica bakayirya. Abantu bose bayiriyeho bityo bakaba barabahaye igihano cyo gufungwa amezi 6 bakaba bari mu gihome. Bityo n'ibihano byabo ubwo ntago byari byarangira. Nuko rero birarangira abana babajyana kwa muganga kwitabwaho n'abaganga, ariko ubuzima bwabo bugakomeza bukagorana. Bavuga yuko rero ikintu amakuru aturuka aho ngaho avuga yuko ikintu cyaba kishe ngo abo bana ngo imyanya y'ubuhumekero yabo ngo ntago yakoraga neza cyane, ngo harimo utwenge tumwe na tumwe twari turi mu myanya y'ubuhumekero bwabo, akaba ariyo mpamvu babona nyamukuru yaba yatumye bapfa. Ariko ngo na urinary system yabo ngo ntago yakoraga neza kabisa, ngo hari harimo ingorane nyinshi cyane kabisa ku buryo kugira ngo bihagarike byagoranaga cyane, bityo akaba ari nayo mpamvu nayo yaba yatumye bapfa. Ikindi kintu cyaba cyatumye hano bana bapfa bavuga yuko batavujutse bujuje ubuziranenge, kubera ko intanga z'umuntu nawe urabyumva nawe zahura n'izinga ngo umuntu ngo avuke afite ubuziranenge. Ikindi wenda cyatumye abantu benshi nabo babyibazaho bakavuga ati ibyo bintu ntago bishoboka ntibibaho. Bavuga yuko ayaba ari amarozi baba bararoze iyo nka, bityo abarozi ibyo byose akaba aribo babirimo, bakaba ari byo babigezemo uruhare. Akaba ariyo nayo mpamvu nyamukuru nayo yaba yatumye abo bana bapfa. Ubwo ni ukuvuga ngo rero ubwo ngubwo kuva abo bana bapfuye, ubwo amaherezo n'ubundi bari bushingurwe n'ibitaro kugira ngo bitaza gutera ikibazo, nyine ugasanga biteje problemu ndende. Turaza kubakurikiranira amakuru neza ubundi turebe kuntu umuhango uri buze kugenda, ubundi turebe ese ibyo bintu koko uko byifashe niba ari byo koko, niba ari ukuri atari bya bindi bitangazamakuru byo mu Rwanda bisigaye bigenda bikandika inkuru bibeshya kugira ngo bikunde byibonere amaronko. Ikindi kintu twagarukaho rero muri iyi nkuru, hari abantu basabiye imbabazi b'abantu bafunze bari bariye kuri iyo nka, bakaba abantu benshi baragiye babasabira imbabazi ati wenda babafungure kuko nta cyaha bakoze, ahubwo icyaha cyakozwe na nyirinka. Ariko ubusabe bwabo buracyari mu bisubizo bategereje ibisubizo gusa. Wenda ikindi kintu wenda nubwo batafungurwa bakaba barasabwe yuko bagabanyirizwa ibihano. Ibyo ngibyo byose rero ubwo turabitegereje turebe ukuntu biri buze kugenda, dore ko n'ubundi amaherezo n'ubundi birangiye bapfuye. Ubundi turebe aho biri buze gushira bihera. Ni ukuvuga ngo rero ibintu bisigaye bibera muri iyi si ni agahumamunwa mw'abantu mwe, ni agahumamunwa. Ejo bundi hari umugabo uherutse gufata ihene ku ngufu baramufata nawe bamuha igihano. Ibintu bisigaye bibera hano ngaha kuri iyi si ni agahumamunwa rwose.
natwe twararebye twarumiwe. Gusa bantu mwitwararike kabisa, uyu ntabwo ari umuco mwiza wo kuba umuntu yaryamana n'inyamaswa koko, noneho inka ukajya hejuru uri umugabo ukayurira, ni ibintu biteye agahinda kandi bibabaje rwose. Tugire umuco kimwe, ubwo se uri kumva n'ubundi niba umuntu ashoboye kuryamana n'inka cyangwa agafata inka ku ngufu, u Rwanda rwacu cyangwa igihugu muri rusange ntaho kiba kiri gutera imbere, ahubwo kiba kiri gusubira inyuma. Niba ari iri terambere rero ndumva ntaho ryazatugeza. Bantu mwitwararike, mugende kandi mugire urukundo, mwirinde kwangiza rwose ibidukikije, kandi ikiremwa murabizi ko ari ikidukikije. Akamaro k'inka murakazi ko ari ukuduha amata, ifumbire ndetse n'amafaranga. Ariko se niba utangiye kuyifata ku ngufu, abakobwa barabuze koko, ko wagenda n'ahari i Kigali ukagura n'indaya, ariko udafashe inka ku ngufu rwose ni ibintu bibabaje ndetse biteye n'agahinda. Abatawe muri yombi bo wenda ikindi kintu nagarukaho, ko batawe muri yombi wenda uwo mugabo we nibashaka bazanamufunge burundu, ariko nk'abo bantu bayiriyeho kuko ari we wayishe, ntabwo bagakwiye kubahana, ahubwo bazabababarire wenda, cyangwa niba batabababariye babagabanyirize ibihano, kugira ngo nabo wenda kubera ko atari bo n'ubundi babitewe n'uwo nguwo mushuma w'umugabo watinyutse agafata inka ku ngufu, ukumva ko amakosa yose niwe ashingiyeho. Bityo rero ni nayo mpamvu nagira n'abantu inama kabisa, mukundane mugire urukundo. Ariko se nanone reka twongere twigarukiye ku rundi ruhande, bavuga yuko yaba ari amarozi, bya bindi byateye ubu ngubu nsigaye numva ngo amarozi, ngo baroze ngo ibiki n'ibiki, cyangwa wenda ngo akaba ari ubupfumu, wenda ntawamenya. Ariko se koko niba nawe ayo marozi koko uri kumva abaho, abantu bayakoresha, nta kuntu bakirinda bakayakoresha mu buryo ubundi ntangiye kuvuga ngo mu buryo buri positive, ubundi ntabwo wajya akora mu buryo buri positive, ahubwo ahora akora mu buryo buri negative. Nicyo dukwiye kwirinda rero. Namwe bantu mwongere urukundo kabisa, mwongere urukundo, mwirinde kwangiza ibintu bidukikije, bityo kugira ngo ubuzima bwanyu bube bwiza ndetse mugere n'ahantu heza hashimishije. Ni uko nguko rero nakisoreza nshimira abantu kabisa baba badukurikira hano ngaha, baduhojejeho umutima, bakurikira akantu ku kandi. Ndabakunda cyane, mbahoza ku mutima, mba ndi hano ku bwanyu kugira ngo nze ndabarebera amakuru atangaje kandi agezweho wakwiye kumenya, kugira ngo nawe ugire icyo urarana, kugira ngo nawe ugire icyo wiriwe umenye uyu munsi. Breaking news yacu rero ngaho irangiriye. Ndagushimiye wowe twabanye hano ngaha. Ciao ciao, naho mu kiganiro gitaha.